bakunze kuba bakuzi cyane ngo kubise President Urushyi nagira ngo uduha amakuru yimvaho kuri icyo kintu kugira ngo ugisobanure n'abadukuriye basobanukirwe. Oya yazaga ari ibintu bivuga ko tugiye gushira nubwo mugiye kuva muri mission ya Byimana nuko kiba yari azadutuka natwe dushigikiye n'umwabwame urumva byari ishyari washyigikiye kugira ngo dushire. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Impanuro TV muri kano kanya ni iby'igiciro gikomeye cyane kuba turi aha ngaha turi mu karere ka Ruhango ahantu hazwi nko ku Kirengeri n'ahantu agace karimo umusaza bamwita Pascal Karekezi ni umusaza ufite amateka akomeye cyane ko umusaza bivuga ko yakubise President Urushyi. Ubu kano kanya kibaza ngo President ninde ese yarumukubise ryari ese yamukubise kubera iki ese yarumukubise byagenze gute ni ibintu buri wese ashobora kumva nyine bikasa nkaho bimuyobeho gato ariko uyu munsi nibo twateye nawe kugira ngo tugende tubamare amatsiko ese byagenze gute byabaye ryari ese byabaye kubera iki ni umusaza kugira ngo umuganire n'umusaza bikomeye cyane umusaza utoroshye kugira ngo biganire ariko nk'Impanuro TV twemera bati tugende byanga bikunda tugereyo. Nje ubabwira ibi ngibi ndi ale Pacifique kwizera kandi tuzakomeza kubana umunsi ku munsi mbasa gukora subscribe ku Impanuro TV kandi tukomeze kujyana umunsi ku munsi right. Karekezi Pascal ni umusaza utuye mu karere ka Ruhango ni umusaza ukuze cyane ni umusaza ufite amateka yihariye. Uyu munsi nashaka ko tuganira akadusangiza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buzima bwe bw'imyaka amaze hano ku isi. Muze turabakiriye. Nanjye ndishimiye ko mungendereye. Nanye gutangire utwibwira yenda muri rusange amazina yawe tubwire se wavutse ryari wavukiye he? Amazina yanjye ni Karekezi Pascal. Navutse 25. Ubwo imyaka 95. Mze mwavutse urumva mwavutse muri za 20 hari mu gihe cy'ingoma z'abami hari kera cyane mwavukiye hehe mwavutse icyo gihe n'uhe mwami wari uyoboye u Rwanda? Uyoboye u Rwanda ni Musinga ni wari uyoboye u Rwanda Rudahigwa yaratuye hakurya ibikomero ababirigi mbese bashaka kugira ngo u Rwanda bazarubomeke kuri Kongo kuko Kongo yari y'ababirigi bamaze kwirukana Abadage bashatse n'u Rwanda kugira ngo rugende barugire ikina Kongo. Musinga wamujyana Kamembe aravuga Nyanza ajya kureba Rudahigwa ngaha kuri Bukomero ambura ati abazungu baranjyanye bazigara ku ngoma bamugejeje Kamembe ababirigi gahunda bari bafite yo kugira ngo babyegeje kuri Kongo birananiranye kuko Rudahigwa agiyeho. Nuko rero muravutse muri icyo gihe Musinga ni wari uyoboye? Musinga ni wari ku ngoma. Rudahigwa yimye muri 31. Icyo gihe urumva nawe Musinga yima Rudahigwa yima wari umusore? Oya bwo nari mfite imyaka 5. Urumva rumaze kujya umenya ibintu bigiye bitandukanye. Icyo gihe ubuzima bwari bumeze gute kujya ku ngoma ya cyami mwabaga mubayeho gute ubuzima bw'icyo gihe? Ubuzima bw'icyo gihe bwari bwiza kuko umuntu wese yarisanzuraga yagira ikibazo akagiganyira umuntu baturanye akamugira inama kanaka kwamemukiye uwo muntu wo kugira ngo abiceceke akagenda akamuhamagara ati ko kanaka mbwiye ko wamugire nabi akaza akahamagara baturanye akaza bakumva amakosa aherereyeho numva ko ari wakojeje bikarangiriraho. Ubwo Musinga wavutse ku Musinga Rudahigwa yimye ureba icyo gihe nawe ubona Musinga ni hakurya Bukomero hakurya hafanga nubwo Musinga twaramuherekeje turi abana abasaza abakecuru abasore bavuze induru abwira Rudahigwa nyine aboneza agenda kuko yarajyanywe n'abazungu n'abasirikare kandi bari bariho bari abasirikare bo muri Kongo n'abasirikare babagaho babagara abazungu cyangwa babagara ari abanyarwanda? Abanyekongo. Icyo gihe Byima yimiye hehe se ibyo birori niba warabashije kubibonaho cyangwa warabyumvise icyo gihe byari bimeze bite? Rudahigwa yagiye nyine ubwo yagiye Nyanza ubwami bwari Nyanza ubwo yarakira umututsi atari umwami kuko se ari umwami noneho yimye rero agiye Nyanza mu Rukari
icyo gihe Kigali yabagaho Kigali yari ikintu bitarakomera yabagaho ariko ntabwo hari hazwi nk'ahantu hadasanzwe. Kigali ni ukuvuga umujyi wari uriho wose wari woroshye wari w'igitarama byagaragara na Kigali byose byari kimwe ni Nyanza Butare byose byari ibintu mbese abadage bakoloniza ntibashatse kugira ngo bashyire amategeko yabo basaga n'abantu baje kwigisha abantu gusa nta mategeko bashyizeho ingufu bigumira aho ngaho uko byari bimeze. Abantu noneho babazungure babirigi baje bagatangira kureba ahantu bashyira imbere bityo ariko Kigali yari itaragaragara ngo igere nk'ahantu hakomeye hadasanzwe ntabwo hari nk'ahandi hose. Icyo gihe ahantu hari hakomeye cyane nko mu Rwanda avuga ati yenda nk'u Rwanda nko kuva yenda mu Rwanda uyu munsi ukavuga ati yenda umujyi wa Kigali ni ukomeye. Uwo mujyi iki gihe wari ukomeye wari uwuhe? Umujyi wari ukomeye ni Nyanza ko ari urukari rw'ubwami niwo wari ukomeye. Icyo gihe wari ukiri mutoya wari ufite imyaka hagati y'itanu gutyo ese wabashije gutangira ishuri uriga cyangwa ugiye kwiga ntibyari ibintu kwiga se? Narize amashuri ndarangiza cyakora narangije mu mwaka wa gatandatu gusa. Icyo gihe wari ukiri urubyiruko ukiri hasi Rudahigwa barimye ubutangiye gukora ishusho y'ubuzima bwari buriho muri icyo gihe ku ngoma ya cyami. Ubuzima bwari buriho ubwo ababiligi batangiye kuza batangiye kugira ngo bonone bazana gukora umuhanda uyu nguyu bakazana abagore babirigi bagategeka ngo abagore baza bahari umuhanda. Rudahigwa bikamubaza akaza agakubita basushefu ati kuki muzana abagore kuza gukora umuhanda akabakubita ati sinazongeye kubona umugore akora umuhanda. Iyi mihanda tubona hano iva Kigali ikomeza ikagenda inyurana hano mu Ruhango hafi ya hano utuye iyi mihanda yari iriho icyo gihe? Umuhanda ni uyu nguyu nyine kuva Butare Nyanza kuboneza no kuboneza kugera i Kigali wari uriho ariko ari umuhanda w'ubutaka w'itaka. Wanganaga gutya se cyangwa kari nk'akantu k'akayira gasanzwe? Wari umuhanda w'imodoka zanyuragamo kuko nta modoka twagiraga za tagisi n'ibindi byose n'ibya kamyo byahanyuraga byonyine no kugira ngo ugende mu modoka uriraga kamyo nta tagisi nta modoka nk'izi ngizi zitwara abantu z'abagabo. Ese urumva icyo gihe urubyiruko rwari rubayeho gute? Bavuga ngo abantu icyo gihe ngo ntabwo bambaraga. Duha ishusho y'icyo gihe. Kwambara kwambara by'icyo gihe kose n'imvura yaragwaga umukobwa yambaye uruhu akaruzinga kugira ngo rutanyagirwa n'abatinya kugira ngo yambare ubusa. N'abantu b'abagabo yajyaga kudahirira inka akikuramo imyenda abana barora iki ntibibatangaze bisanzwe ntibigutangaze. Ese igihe nta bantu yenda tuvuge urabona byari bimeze gutya batambara nta bantu yenda babagaho be gufatana nk'abantu ku ngufu. Ese nk'ibintu nk'ibyo ngibyo byabaga bimeze gute by'abantu bahoteraga abandi yenda cyane cyane nk'abagore ko babaga batambaye byo kubararikira byo kugira ngo basambanye se? Gusambana byose cyane cyane byakundwaga n'abakobwa kuko bari bazi ko nasamba n'agatwara inda bagendaga bakamura mu kivu ikirwa cyaho cyari gihari niho bagendaga bakabashyira utwaye inda ariko kandi bigakomeza kubera ubushake bw'abakobwa n'abafataga ku ngufu. Baraganiraga umwe abishaka undi akabishaka bakabikora ariko umukobwa ntibuke ingaruka zizamubaho kuko yabikoraga azi ko ari ibintu birangiraho ariko ingaruka yabyo ntirayizi. Hari abo benshi icyo gihe bajyaga kuroba batwaye inda z'indaro. Ikirwa gihari n'ubu kirahari. Barajyanaga bakabashyira ku kirwa icyo ngicyo hari abapfa bagapfa cyangwa abanyekongo bakaza bati tugiye kureba aho ngaho barushya abakobwa ko bahari bakabijyanira. Ingoma Rudahigwa rero yose biraje ibigize gutya arangiye duha ishusho y'icyo gihe ukuntu izo ngoma zaje zisimana wavutse Musinga ariho Rudahigwa baraje se Rudahigwa nawe yaje kugera gutya arasimburwa yasimbuwe nande tubwira icyo gihe byari bimeze bite? Rudahigwa se yasimbuwe
ndahindurwa Kirengeri nabwo washyizweho n'abanyarwanda abazungu ntibabishakaga kuko ubwo Rudahigwa yatangiye kwima batangira kumujyana intanga baraziruka kugira ngo atabyara baziroze gute inshinge bamuteye kugira ngo atabyara ubwo niyo mwarakurikiye nyumvise impamvu wenda bamuroze kugira ngo atabyara zari nk'izihe bashaka ko ubwami bucika gusa baramutse rero bafite ko umwana w'umwami wundi agomba kuzungura ise Kigeli ariho nibwo bishe Rudahigwa Kigeli abaraje nawe yimye dukora referendum ni nayo iki gihe twahungiye referendum ubwo niki referendum kuko barebaga ngo Parmehutu perezida nyine wa Parmehutu na inari ubwami ukubereye umubare w'abantu benshi nta majwi mbese bashakaga icyo gihe Kigeli se yima ingoma byari bimeze bite icyo gihe iyo shusho urumva nubwo ibintu byatangiye gusa nkaho bihinduka nubwo byari bimeze nabi kuko twaragarutse se tuvuye muri referendum Nyanza niho twayikoreye yabaye referendum yabaye ryari muri 59 nibwo mwese muhunga nibwo twagiye duhunga mbese twatangije referendum kuko referendum twayikoreye i Nyanza tumanuka dutyo tumanuka Burundi dufata Tanzania bamwe bakaguma Tanzania abandi tukakomeza muri Uganda mwese mungira Uganda mwebwe mwari mwahunze mutuye hano cyangwa ahandi twari dutuye hano Kirengeri guhungira Uganda icyo gihe mwari mufite inka ese mwarahunganye nazo mwarazihunganye barasenyaga bakanazirya nizo zacu rero z'umusaza zakizwe n'abafurere kuko abafurere bashaka guteka bashaka ifumbire bituma bamenyana n'umusaza inka azijyanayo bazahagararaho abafurere twagiye Uganda ariko umusaza yasigaye inahangaha wari wongeye muri 1959 waje kugaruka mu Rwanda ryari ni 94 hari amateka akunda kuvugwa icyo gihe ko mwebwe donc icyo gihe muri iyo myaka ariko uriya perezida wa mbere wagiyeho w'u Rwanda Mbonyumutwa Dominiko bamuzi ni wabone nyuma ya Saruhesha hirya ngayo nyabikenye abwo ya nyuma ya musho batanga ni wavuka ariko yari sushefu yengiyo mu rukigo yengiye hari amakuru akunzwe kuvuga cyane ngo wakubise President Urushyi abantu benshi bakunze kuba ari nayo bakunze kuba bakuzi cyane ngo wakubise President Urushyi nagira ngo uduhe amakuru yimvaho kuri icyo kintu kugira ngo ugisobanure n'abadukuriye basobanukirwe oya yazaga ari ibintu bivuga ko tugiye gushira n'ubwami ugiye kuva muri mission ya Byimana nuko kibaya hari azadutuka natwe dushyigikiye n'ubwami urumva byari ishyari washyigikiye kugira ngo dushire aje bivuga byagenze gute icyo gihe adutuka nyine twarwanya ariko tutuka ngo tugiye gushiramo ngo mwambwa mu mugiye gushira we yabivugaga icyo gihe ari perezida oya yari shefi uramwadukira umukubise Urushyi nijeje nyine twari babiri nanjye wa gatatu mwanga gasuzuguro no gutukana nyine kandi bari bakoko ibintu bitogereye bigiye gucika ubwami burashize tugomba gupfa niyo gahunda kandi ni yarakomeje iraba mu by'ukuri ntibyari nk'ishyano riguye kumva ngo mwakubise sushefu yenda mutari abayobozi yenda runaka mu rwego runaka ntibyari bibaye nk'ikintu nk'ishyano riguye ni nk'ishyano nyine none se umutegetsi se yashakaga yagiriraga abantu nabi yari umuyobozi akumva gahunda y'umuntu ibyo muganya akabikiranura ari amahoro gusa naho ibindi byazaga ari nyine bari gahunda yo kugira ngo bazice abantu y'ubugome gusa nk'ubu ngubu nk'isubije nk'amaso inyuma nkawe muri iyo myaka ya kera hari ibihe runaka bijya bikunda kugarukaho ukumva urabikumbuye cyane by'iki bya mbere by'iyo myaka wabagamo cyane byari amahoro
kuko no muri 82 mambe 48 batandukanya abantu abahutu abatutsi abatwa hari gafishi kari kanitse ngo twa umuzungu ni wazaga akareba umuntu akamuhagarika hariya ati kurikira uriya uwo kurikiye rero akaba yanditse kagafishi afite kanditseho tu kuba umuhutu akongera umututsi ati weboneze ujya inyuma y'uriya umutwa twa akamushyira inyuma y'uriya tukandika tutazi na gahunda bafite mwese kandi mwari ubundi abanyarwanda bari babanye gute icyo gihe mbere yuko ibyo bitangira mu Rwanda byahise byari hose hari n'umugabo witwa Ruhango bamutandukanyije aravuga ati ko nteretse imfizi kugira imushyire mu bahutu kandi mwene wabo bamuhereza mu batutsi icyo bakurikiranaga bwari ubwoko bwa kanaka umusindi muki bityo n'icyo bari bazi umuntu yakira yenda yashaka gukiza mwene wabo akamukiza urumva nyine mwari mubanye neza ese nko gusabana nk'abageni nk'icyo gihe byari bimeze bite umuhungu yarasabaga umukobwa yamukunda n'undi akamukunda basi bikarangira nkawe duhe nk'ishusho yenda ujya nko kurambagiza se byari bimeze gute muri iyo myaka warambagije ryari byari bimeze bite kurambagiza se narambagije ubwo nyine narongoye muri 46 ariko muri uwo mwaka niho nasabye kugira ngo nibyamaze nk'iminsi narasabye data niwe wagiye gusaba ubwo narongoye muri uwo mwaka 46 ibintu byo gutera igikumwe se byabaga icyo gihe cyangwa hari kugira mu kumvikana hagati y'imiryango gusaba ibintu bikahita birangira tera igikumwe byajyaga no mu rukiko se aribyo ashwi warasabaga bagushingira bakagusanga iwanyu w'umuhungu gusa nta rukiko rwabagaho mu kiliziya aho habiyari biriho mwarakenyeraga mu kiliziya mugasezerana ariko byo mu rukiko ntabwo byabagaho ese iki gihe urambagiza byabaga byoroshye hari ibintu bajya bita ngo kera ngo abagabo abapapa urugero nko batiyenda nka papa niwe wajya kugusabira kurya ibintu byo tumara amatsiko kuri icyo kintu kuvuga ngo ibintu byo gusabira abageni tuvuge nk'ubu ngubu nk'umupapa nka papa ukubyara niwe wajya kugusabira ngo umugeni wawe ngo nabanza kumurongora bwa mbere mbere ko yenda wowe ubasha kumugeraho dusobanurira aho hantu kugira ngo bamusabe wajya kumusaba akabanza kumenya uwo ari we na so kuko no kujya gushingira cyane na se w'umukobwa yaratoranyaga akareba ati wa mukobwa we ati kujyara no guhemuka ibintu bitanga gukazanura ibyo bintu tumara amatsiko byakorwagaho icyo gihe byarabagaho cyangwa n'ibintu abantu baraho byabagaho none se niba mfite umuhungu wanjye ari imfura yanjye akarongora umukobwa uwo mugeni bambe uwo mukazana wanjye byabagaho bakunda kuvuga ngo abana cyane cyane b'imfura bavukaga ku bana bavukaga icyo gihe ngo basangaga nyine ngo ataraba ngo babaga ba papa b'uwo muhungu aya nakubeshya abishobora no kukazanura yarabyaranye n'umuhungu w'umwana ni urukundo rwazaga gusa si we wabanzaga se w'umuhungu ntabwo ari we wabanzaga gukazanura hari abantu nyine badukurikiye muri kano kanya batazi ngo gukazanura ni iki babwira mu magambo arambuye gukazanura ukazana kugira ngo usambane nawe ni ukukazanura niki bivuga gusambanya umukazana wawe ni ukukazanura niryo zina babyitaga ese nk'ubu ngubu ntabwo byajyaga bizana nk'amakimbirane yenda mu muryango kubera ko yenda wagiye gukazanura ufite yenda n'umugore mu rugo icyo gihe ntabwo byazanaga nk'ubwumvikane buke ntabikoraga umwana wabizi ni ibintu byihishaga nk'uko yasambana n'abandi bose ni ibintu byihishaga ntiyabikoraga ari uko umwana wabizi wowe urumva nk'ubuzima mwabagaho yenda nk'abasore nk'iyo bashaka tuvuge yenda nk'ibyo ngo gusohoka yenda ngo bajye ahantu yenda bishime
nk'abantu b'urungano icyo gihe yenda b'urubyiruko cyane yenda bakuze babandi twita yenda nk'abasitari b'iyi minsi icyo gihe byakorwaga gute byabaga bimeze bite kiki muri iyo myaka ya kera nk'abantu yenda batagenda nk'abantu b'ibirangira babaga bazwi n'abantu bose yenda tuvuge b'abasitari muri no misikono babita icyo gihe byabaga bimeze bite ibintu by'imyidagaduro icyo gihe byabaga bimeze bite ibyo basore se abasore ibyo babikundanaga gusa cyane niyo twakinaga imipira ikipe yari iriho yabagamo ubwoko bose umuhutu umututsi bakaba barimo ariko akagira nk'uko mbese nakureba ugasanga twibanira gusa ariko guhura mu mupira tukaba duhuje ibintu byo gukina ariko kugira ngo utoranye akanyaka uti ngwino tujye kuganira urumva si iby'abantu bose wagiraga umuntu wuzura nawe ukamukunda nawe akagukunda ntiwakundaga abantu kimwe ntibishoboka nk'abantu bari bagezwe muri icyo gihe yenda mu bintu byo kuririmba by'umuziki bahanzi yenda runaka amaorokestre agiye atandukanye bari bande se byabaga bimeze bite icyo gihe uhimba indirimbo se ni amaraso aturuka ku muntu bashobora kuba uyimbyino ukayibyina yo kuririmba kandi wenda uwo muvindimwe ntabizi biba bikakuzamo ni ikintu kiza ku bushake bw'Imana yakuhaye ugafata ikintu mbese ni nk'abanyeshuri bagenda kwiga bose umwarimu n'umwe umwe akaba uwa mbere undi akaba uwa kabiri kandi bose ntabaheje undi abayobozi babanaga gute n'abaturage abayobozi ntabwo yarobanuraga ntashwi yakoraga umurimo w'ubuyobozi mbese burakuyobora iby'abazungu nyine barakoronisha batarakoroniza ntitwari turiho urumva umuntu gusa yavugaga ngo niba avuga ngo ejo muzajya gukora umuhanda witwa umumotsi akagenda akabwira ati nimuze mujye gukora umuhanda ejo muzajya gukora umuhanda yagira umusoro bagasora umuntu wese abazi amafaranga yo gusora umusoro wari umwe ungana ntibagiraga akanaka ngo asora menshi undi agasora make yaranganaga nkawe urumva yenda tugarutse muri icyo gihe yenda warambagizaga nkawe n'ibihe bintu wibuka yenda byagiye bikubaho muri iyo gihe wajyaga kurambagiza yenda n'iki ushyingirwa nk'ibihe bihe bikuru wumva nyine byaranze icyo gihe by'urukundo rwawe kurumva ni muri ya myaka umuntu aba akunda umuntu aba areba gutya akumva arakunze warajya urarambagiza baraguha umugeni ibyo byari bimeze bite iby'icyo gihe kurambagiza wahitagamo umukobwa ushaka ubuse ntibiriho warebaga umukobwa ukunze akaba ari bubwira uyu nguyu se njya kumurongora ntibamundangiye kandi abakobwa bine hari n'uwanze kurongorwa n'undi avuga ati Karekezi azaza kundongora na se hari n'umugabo wari ufite uwamukwereye inka umukobwa aravuga ati ntabwo nzajyayo ati Karekezi azaza inka baramusubiza ariko baramusubiza ntabizi ibyo bita gukoranura ubwo ni ugukoranura oya gukoranura ni ikintu bashyingiranywe ariko kandi iyo yayisabye kugira ngo bazamushyingire ariko bataramushyingira gukoranura ni ikintu watanze n'umukobwa akaza nibyo gukoranura bajya bavuga ngo mu kinyarwanda ngo umusore utirariye ntarongora inkumi icyo gihe byo uwo mugani byari bimeze bite umusore utirariye ntarongora inkumi bakunda kubivuga mu kinyarwanda kenshi ese icyo gihe byo urabona byajyaga bikora abasore bajyaga birarira kugira ngo babe bakwegukana nk'umukobwa runaka oya icyo gihe kubivuga yaramwifuzaga ariko kandi umukobwa atabiriho atamushaka ibyo ni ibya kera ni iby'iyo myaka ya kera kubwo wibwiraga yabyibwira wakakureba akumva atabana nawe gusa birumvikana n'iby'iyo myaka ya kera ese tugaruka mu by'imyaka y'ino minsi urubyiruko rw'ino minsi rurabona gute ugereranyije n'ibyo bya kera by'iyo myaka ya kera mwabyirukiyemo mwebwe urubyiruko rw'ubu rwabyirukiye mu makuba urumva se amacakubiri aje urumva
niwe batandukanyije abantu umuntu wese yabanaga n'undi igihe bazanye amoko kuyatandukanya mbese muri 59 umwana akakurikiza imico y'iwabo bamubwiye ngo umwana wa kanaka kandi bitabagaho ugasanga rero niho ni ibintu byaje bazanye ubwo ngubwo nibyo byaciyemo amacakubiri yatumye abantu bangana. Muri no minsi amakimbirane mu ngo ni menshi cyane, abashakanye gucana inyuma, abagabo basambanya utwana dutoya, abagore bafata uduhungu ku ngufu dutoya. Ibyo bintu urabibona gute, urabivuga iki? Ubundi ubu ngubu urasanga ashobora kwitegeka kwibeshaho. Ushobora kugira umugore wenda niba mwajyanye guhinga agacari akanyura mu kabari kari, umugabo nawe agacari, uwundi uhaza agataha, wa wundi wagiye akaba ataraza, ugasanga ati wahoze hehe, ati wowe wahoze heze, impaka zikaza kubera nuko basinze bombi. Mbese nkawe nk'iki gihe urabona kugira ngo bano ingo zikomere yenda nazo nshaka zirimo ziravuka zibe zashikama, urabona ni ngiye nama wabagira yenda nk'impanuro mwabahereza bagenderaho kugira ngo urugo rukomere rushikame, ni ngiye nama ingenzi mwabahereza? Nama ubu umukobwa afite akazi, afite amafaranga, n'umuhungu afite amafaranga, ntabwo bashobora kugira ngo wamutegeka icyo akora. Yagiye gukora nawe atana amafaranga akitegeka, none se wamuhanute, wamushobora se? Inama y'umugeze ni iyi. Yagiye gukora arahembwa n'amafaranga ye, wagira uti niba se ko wagiye aha n'aha umugabo akaba yiwe mu rugo ubite, ati ni akazi ke yinywereye, none se wamugira inama ki? Umuntu aritegeka kuko afite akazi, nawe afite akazi, ntacyo mburushije, urumva aritegeka kubera ko afite imari. Mbese nuko muko mwebwe muri kubibona muri no minsi kuko afite imari, nta muntu yimugenda ati nihagije. Urabona enda kera nkuko umuryango nyarwanda rubayeho ibyino, hari no munsi ho hari ikintu cyitwa uburinganire, abantu bose barareshya. Wowe uburinganire ubona gute, ubwumva gute? Ubwo buringanire rero nibwo bigiye gutera impaka. Umugore yubaka umugabo, urumva yakora ikintu abaturage bakareba ati wa kigabo wahote umugore wawe. None uburinganire bwaraje, arajya gukora akanyura hariya, umugabo nawe afite akazi nawe akanyura hariya. Ubwo se abaturage babikirana n'abate? Babigoranye. Iyi foto turabona hano wari wambaye ingofero, wambaye ikote, iyi foto ni ya ryari ubu ngubu? 75. Hari hehe byari bimeze bite? Twari muri Uganda ubwo bayifotoreye Mbarara. Mbarara niho mwabaga? Ubu narakoraga, nari mfite akazi nkora. Wageze Uganda uko turabona rambaye n'ibirango by'igihugu, icyo gihe warushinzwe iki se muri Uganda icyo gihe? Kigiye no gukora amafaranga nyine bagwaga, nari mfite akazi ku bazungu bari bafite ibintu bakoresha. Icyo gihe urumva hakoreshwaga icyongereza cyane muri Uganda n'izindi? Bashakaga gusa ngo berekane wenda niba utagize n'ururimi rwe, ariko bavuga ngo uzi iki Kiganda akakubwira, mukagenda muhuza. Hano wari umeze neza cyane icyo gihe, ubuzima bwari bumeze bute ko tubona hano wari umusirimu cyane ukomeye muri za 75? Ntabwo byari ko umuntu wari wambaye gutya ameze gutya w'umusore w'umusirimu, icyo gihe byari bimeze bite? Kigeri byo nari mfite n'inka nazizanye ari amashyo, na Kagame niwe azipakiye imodoka azikura za Kiramuruzi, imodoka y'igisirikare yazizanye zizanga inka zigeze ku 14. Zari inka z'inzungu cyangwa zari iz'amahembe? Ubwo izo nka z'amahembe nizo bita zari inyambo. Mbese waroroye inyambo zize ku 10? Zari zirenze 12. Bazizana ahangaha, bazigeza ahangaha, ahubwo urwuri nirwo rwatumye zishira. Kukuza kuragira ahangaha ugasanga ngo ntizigere ku muhanda, ngo zirwe mu kiraro, bituma zigenda ngurisha. Umukuru yavutse 48. Mbese n'umuhungu nawunganye abana
bageze kuri batanu. hari ababa mu Rwanda bose baba mu Rwanda? Oya, batanu bose bapfuye ku gihe cya Rwigema. Baguye ku rugamba. Batanu. Nawe ariko waje ku rugamba? Nawe waje rugamba rwo kubona? Baza nyine nashoreraga inka ziza, tugeze ku mupaka nkajya kuzana amasasu cyangwa iki ziza buhoro buhoro. Ni nacyo gituma Kagame nyine twari duturanye we n'intambara. Zana Kivare mwarahabaye? Wabaye na Kivare? Gahungi niyo twabaye. Murakoze cyane. Inshuti bakunze Impanuro TV, tubashimire ukuntu mukomeje kubana natwe, tubashimire ukuntu mukomeje kutungura ibitekerezo bigiye bitandukanye, tubashimire kandi ko ari igiciro kuba turi kuvuga mukatwumva, tubashimire ko mukomeje kutungura ibitekerezo bitandukanye, mbashimire nanjye ko mugiye gukora subscribe ku bantu mutarayikora, kandi mbifuriza ishya n'ihirwe muri hose agiye hatandukanye, mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbifurize guhirwa muri byose mukora. Salama shalom. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.